Birashoboka ko bishobora kugutindira kuba wagera kuri iyi nkuru, niyo mpamvu nsimbukiye ku kinyamakuru inyarwanda.com aho masanze inkuru iryoshye cyane. Bavuze ko hari abakristo benshi bari kwibaza ahantu bari buze gusengera nyuma yuko muri Kigali insengero zirenga 5,000 zimaze gufungwa. Urusengero rwafunzwe ntabwo bikiri inkuru, ahubwo icyo abakristo benshi bari kwibaza bati turasengera hehe nyuma yuko insengero nyinshi zifunzwe. Ntabwo byari byoroheye umunyamakuru kugira ngo ashobore guhabwa amakuru yose nk'uko yayifuzaga, kuko igihe cyose yafataga telefone agamije guhamagara uwo ari we wese mu bapasiteri agira ngo amubaze amakuru, yikangaga ko rwaba ari urwego rushinzwe kugenzura kuzuza ibyangombwa ku nsengero, bityo yakumva yuko ari umunyamakuru umubajije telefone akayikubita urwara. Mu mujyi wa Kigali ahanini hafunzwe insengero nshyashya zari zimaze kubakwa ndetse zikaba zari zimaze igihe gito, ubwo RGB yasuzumaga igasanga hari byinshi mu byangombwa bisabwa byari bitaruzuzwa. Aha rero nk'uko nanjye ngira ngo twihute cyane, uko murabona yuko abakristo bakeneye gusenga, niyo mpamvu tugiye kwihuta cyane kugira ngo tubamenyeshe zimwe mu nsengero ushobora gusengeramo kuri iki cyumweru. Niba utarakora subscribe, ndakubwiye ngo kanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda namwe n'izi nkuru nziza cyane abakristo benshi bakeneye. Twihuse cyane rero ndagira ngo nkubwire zimwe mu nsengero dusanga ku inyarwanda.com aho bavuze bati ADPR Nyarugenge abakristo bashobora kugenda bakahasengera, ADPR i Remera mwihute cyane musenge kuri iki cyumweru, ADPR Gatenga mwihute cyane, CRR Nyarutarama naho ni mwihute cyane maze musenge, Saint Michel Nyarugenge namwe ni mwihute musenge, Sainte Famille Nyarugenge namwe ni mwihute musenge, ndetse no kuri Regina Pacis i Remera nta kibazo rwose mushobora kugenda mugasenga, Restoration Church Masoro kwa Masasu naho mushobora kugenda mugasenga, AEBR Kacyiru muri Baptist Church mwihute cyane musenge, tunyarukiye Kimironko naho kuri Foursquare Gospel Church mwagenda mugasenga, Noble Family Church kwa Minyone naho nta kibazo rwose mushobora kugenda mugasenga, Zion Temple Gatenga naho hariya kwa Gitwaza mushobora kugenda mugasenga, EAR Remera kwa Pastor Rutayisire naho mwagenda mugasenga, EAR Kibagabaga naho nta kibazo mushobora kuhatambukira mugasenga, EAR Saint Etienne Biryogo naho mushobora kugenda mugasenga, Bethesda Holy Church ku Gisozi naho mushobora kugenda mugasenga nta kibazo, Grace Room Ministry Gospel Shepherd Nyarutarama naho mushobora kugenda mugasenga, ndetse no kuri UCC Niboye Gikondo United Church Christian Church naho mushobora kugenda mugasenga, kuri New Life Bible Church Kicukiro naho mushobora kugenda mugasenga, Healing Center Church Remera mushobora kugenda mugasenga nta kibazo. Hanyuma itangazo rya RGB ryo kuwa 4 tariki ya mbere Kanama 2024 rivuga ko hari kugenzurwa iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Ni gahunda iri gukomeza gukorwa na RGB ku bufatanye n'izindi nzego za leta.